Yes, ndabasura inshuti bakunzi bacu mudemo kudukurikira umunsi ku munsi, wowe udahwema gucyana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko ubukeye nuko bwije, aho uri hagiye hatandukanye, impande z'igihugu zose zigiye zitandukanye. Ndagusuze cyane nawe uri hanze y'igihugu cacu, ndavuga ibihugu by'ibituranyi Uganda, Tanzania, Burundi, Kongo. Nizere ko mwese mumeze neza cyane. N'amakuru abyutse avugwa hariya mu gihugu cya Uganda, ni inkuru ibyutse iratangazwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, n'amafoto abyutse acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu bitangazamakuru by'igihugu cya Uganda. Cyane cyane ni inkuru ibyutse ivugwamo, nk'uko uri kubona muri screen yawe urabonamo ibintu bidasanzwe hariya byaje kuba byabera mu gihugu cya Uganda. Bamwe byakomeje kubabera urujijo, bakomeza gusesengura mu bice bigiye bitandukanye, bavuga ngo ese ibi bintu byaba bibereye mu gihugu cya Uganda byaba ari ibintu bimeze gute. Bamwe bakomeje kugenda babigarukaho bavuga ngo ese igihugu cya Uganda cyaba kimeze kuriya, hariya hantu byaba bibereye ni hehe? Bana nanjye muri aya makuru rero agezweho kuri aya masaha hariya muri Uganda, nkusaba kugira uruhare muri aya makuru. Nta rundi ruhare ni ugukanda kuri buto ya subscribe, ukanda like, share ndetse na comment, kugira ngo amakuru nk'aya ngaya cyangwa se breaking news ziba zigezweho ujye uzibona mu bambere. Njye mujye kubana muri aya makuru, nitwa Pacifique, ikaze rero. Yes, reka dukomeze rero turebere byinshi birimo kugenda bivugwa muri iki gitondo hariya muri Uganda. Ese byaje kuba byagenda bite? Aya makuru abyutse atangazwa abereye hariya mu gihugu cya Uganda byaje kuba byagenda bite? Ni amafoto cyangwa se ni inkuru ibyutse itangazwa kuri social media zigiye zitandukanye muri iki gitondo, aho abyutse hagaragara umuzungu cyangwa se umumama w'umuzungu cyane, bavuga ko wari uvuye mu gihugu cya Sudani ashoreye, niba buriya bwoko twabwita inkende, buriya bwoko bw'ibisimba ni inkende zaje akuruye ziri mu modoka, cyangwa se ari kugenda akurura mu modoka, izindi ku ruhande zigiye ziri ku gitogo zihetse amagi menshi cyane, zigiye zikuruye amagi atagira umubare, zinjira mu gihugu cya Uganda biva muri Sudani. Ngize nyende bavuga ko ziri mu bukerarugendo hamwe n'uyu mumama wazizanye, bavuga ko ari we wari uzoroye, gusa ngo nawe yageze muri Sudani avuye mu bihugu by'i Burayi, ari gukomeza atembera umunsi ku munsi ibihugu byo muri Afurika. Byaje kuba byatungura abanya-Uganda rero bagiye batandukanye, by'umwihariko nka Perezida Yoweri Kaguta Museveni, nawe yaje kuba yibonera izi video, cyangwa se akimara kubona aya mafoto yahise yumirwa cyane, aratungurwa kubona inkende zirenze imwe zihetse amagi, ndetse hejuru hariyo n'inkoko nazo zirimo gukora ubutembere. Ku rundi ruhande hariyo umumama w'umuzungu cyane wagendaga ukuruye izo nkende zimwe mu modoka zagiye zarushe, bavuga ko zazaga zikuruye ariya magi, zananirwa zikajya no mu modoka, umumama akagenda zikuruye, izindi zikagenda zakukanwa uriya muzigo w'amagi wari utwaye hariya mu gihugu cya Uganda. Ni inkuru rero ije kuba yatungura abantu benshi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu mugore cyangwa se uyu mumama w'umuzungu urimo gukora ubukerarugendo cyangwa se uri gutembera ibihugu byo muri Afurika yifashishije ziriya nkende ndetse n'iriya modoka urabona arimo cyangwa se urimo kubona muri screen yawe. Ngaye nguko rero ni amakuru yaragezweho muri iki gitondo arimo kuvugwa hariya mu gihugu cya Uganda. Niba ugeze kuri icano bwa mbere, we nugenda udakanze kuri buto ya subscribe, ubwo niko ruhare warukomeye cyane, ndetse wibuka no gukora share, like, commentary, kugira ngo amakuru nk'aya ngaya uzajye uyabona mu mbere. Amakuru abagezweho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ujye uyabona mu mbere. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.